Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ukugaruka kwa Kristo. Abantu bavuga ngo ukugaruka kwa Kristo ni ikinyoma. Abo bantu babiterwa n'iki? Biva he? Bituruka he? Hari abantu batemera ko Kristo azagaruka, bavuga ngo ni ikinyoma, nibyo abantu babibwira, ntabwo azagaruka ngo ni ikinyoma. Ariko twebwe nk'abemera tuzi neza ko atari ikinyoma, ko ahubwo ari ubuhanuzi kandi bizasoza kuko biranditse. Biranditse neza, isoma ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa, ukaryumva neza, wumva neza ko Kristo azagaruka nubwo tutazi umunsi n'isaha. Azaza, ahubwo witegure ntazasange uri mu bayobye. Igituma rero abantu bose bavuga ngo ni ibinyoma Kristo ntazagaruka ni iki? Nta kindi kibitera, kuko ni satani ubyihishe inyuma. Satani iteka ahora ashaka gukopera ibyo Imana ikora. Niyo mpamvu n'ukuza kwa Kristo satani azagukopera akoresheje antikristo. Antikristo niwe bazavuga ngo yaje muri Kristo, ahubwo ari antikristo, kugira ngo aze ayobye abantu benshi, azamanuka nabo mu muriro utazima. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kwitonda, kuko benshi bazakurikira ikinyoma, bakurikira antikristo bibwira ngo ni Kristo waje, kuko satani ashobora kwigira umucyo kandi ari umwijima, akayobya benshi kuko batazi ijambo ry'Imana, bataryisomeye ubwabo. Aho rero abantu benshi niho bazayoba, bagakurikira inzira ya antikristo bibwira ngo ni Kristo, kuko Kristo ntabwo uzabanza kuza. Satani azashaka gukopera azane antikristo mu buryo buhambaye, ku buryo benshi batabizi, batabisobanukiye, bazakurikira bagira ngo ni Kristo waje. Umuntu rero wumva utabisobanukiwe, tangira ushakisha, usome ijambo ry'Imana, usobanukirwe by'ukuri uko Kristo naza bizabimeze. Wibuke neza ko Satani amaze imyaka 6,000 arwanira kugira ngo yigarure ino si burundu. Byaramunaniye rero. Kugira ngo arangize gahunda ye bizagenda gute? No kuvuga ngo Satani azi neza ko igihe kiregereje, igihe kiri kumushirana. Niyo mpamvu we n'abambari be bitegura urugamba rwa nyuma. Urugamba ubona Satani arimo n'abambari be ku isi yose, nirwo rugamba rwa nyuma bari kwitegura kugira ngo barwane, barebe ko hari icyo baramira. Ariko turazi neza ko biranditse, Satani azatsindwa burundu, afungwe imyaka 1000, nyuma azongera agaruke, ariko noneho azatsindwe burundu kuri wa munsi wa nyuma, ubudasubira ukundi. Niyo mpamvu rero nabwira abantu bakunda Imana, mukomerwa kiza kanyu, namwe mu byumva mukavuga ngo ni ibinyoma, mukabikurikira kandi mukabyemera, muvuga ngo ngo Imana ntibaho, ngo Kristo ntazagaruka, ngo nibyo abantu babibwira, ngo dore imyaka n'imyaka irashize. Ariko ubu abemera tuzi neza ko ubu igihe ni ikibiri kugenda byegera, kandi ibimenyetso bizabyerekana nuko hazabanza kugaragazwa umwana wa Satani ariwe antikristo. Namara kugaragazwa kuba kw'itorero n'ibindi bimenyetso byose dusanga muri Matayo 24, byose nimara gusoza nibwo Kristo azaza. Ahubwo antikristo arashaka kubyitwikira, akaza mbere akayobya benshi ngo ni Kristo, ariko ababizi ntabwo bazayoba, kuko bazi nyine ubwo Kristo azaza. Naho rero kanguka, naho uharanira kumenya ukuza kwa Kristo, kuko nazaza azasange utarayobye ukurikira antikristo, ahubwo azasanga ukomeye, maze umukurikire, agukiza guhagakiza kubuziraherezo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.